niyo ishobora byose. Imana irahambaye, Imana iratangaje. Icyaje kuntangaza ubwo naje gusubira ku ishuri, nyuma yaho nziko umudamu wanjye nta kibazo, nta ninde yasigaranye. Icyo gihe nta telefone zari zihari, muri 2003 nta telefone iwacu, nta telefone zari zihari iwacu, hari mu giturage cyane. Nubwo aho nari ndi mu mujyi wa Goma hari amatelefone. Madamu yanyandikira urwandiko, aragenda yandika urwandiko rwiza cyane, arambwira ngo wansize ntwite, kubera ko yari abizi ko namubwiye ko atagomba gutwita, yari abizi ko nta gahunda nari mfite. Aranyandikira arambwira ngo wansize ntwite. Ngiye kubabara, Mwuka Wera arambwira, natangiye kwiga inyigisho za deliverance. Hari igihe twiga inyigisho z'agakiza akaba n'ibindi bintu tutazi. Reka mbabwire abazungu, reka ndeke kubita abazungu, abavuga butumwa, abamisiyoneri batuzanira ubutumwa, batubwiye ini party, agace kamwe kwivuga butumwa, batubwiye ibijyanye n'agakiza no kujya mu ijuru. Ibindi bijyanye n'ubuzima busanzwe, imibereho, Bibiliya ubundi ni imibereho isanzwe y'umuntu. Iyo ufatira ijambo ngo amagambo yatura azatungwa nayo, ngo ururimi ni rwo rwica kandi rugakiza, aha iri jambo warihuriza n'agakiza? Ntaho warihuriza n'agakiza, ahubwo iri ni mu buzima busanzwe, amagambo twatura. Uwo munsi yampaye urwo rwandiko, ngiye kubabara nibuka ijambo rivuga ngo umwana iyo umwatiyeho ijambo ribi arababara. Niho nakuriyeho ijambo kwita uyu mwana yitwa niyo ngabo Etienne. Turavuze ngo iyo mivumo yinduka ubusa, mwami w'abami Kristo waraje ngo ukure imivumo yose. Hari imitongero batongereye, hari amagambo mabi batuye, ayo yose turayahindura ubusa mu izina rya Yesu. Turatura ko mwami Mana ikomeye, turatura amagambo meza. Turavuze ngo uyu mwana azabaho, uyu mwana azatera imbere, uyu mwana azagenda neza, uyu mwana ntazaba indaya, uyu mwana ntazaba mubi, mu izina rya Yesu. Limakotika ya maribo shandara baba, mu izina rya Yesu. N'ururimi narwo niko ruri, ni urugingo ruto rukirarira ibikomeye. Murebe namwe ishyamba naho ari rinini rite, uburyo ritwikwa n'agashashi gato cyane. Kandi koko ururimi ni umuriro, yemwe ni ububi bungana n'isi. Amen, haleluya. Rero ino jambo nateguye rivuga ngo ku rurimi nibyo bakunzi ba televiziyo Impuhwe ndetse b'ikinyamakuru Ibiganza by'Impuhwe, ndabashuhuje. Muraho neza bakunzi bacu, ndabashuhuje mu izina rya Yesu. Ni Serene Nerina nziza, umukunzi wanyu ubakunda cyane, inshuti yanyu. Imana ibahe umugisha. Ngewe ndi umunyamakuru ku Impuhwe TV, ndetse nk'abandi n'umukozi w'Imana mu buryo butandukanye, cyane cyane ivuga butumwa rikorewe kuri internet, ndetse nkagira n'umuhamagaro wo gukorera mu biganza by'Impuhwe, aho mutumenyereye mu bikorwa byo gufasha abantu batandukanye. Uyu munsi turakomeje inyigisho zacu mu biganiro by'iyobokamana, ijambo rikiza mu biganza by'Impuhwe, nk'uko iyerekwa umukozi w'Imana Pasiteri Sebineza Salomo yabyeretswe, akavuga ati muzatangiza ikiganiro ijambo rikiza mu biganza by'Impuhwe. Ibyo bintu nyine yabivuzeho, abimbwira muri 2017 ko Imana yamubwiye ngo dukore uwo murimo, ariko icyo gihe ntabwo cyari igihe cyiza cyo kubikora. Iki gihe nicyo gihe tubona ari cyiza gikwiriye cyo kugira ngo dukore uwo murimo. Tumaze igihe rero twiga intambara yo mu mwuka. Intambara yo mu mwuka, murabizi abakristo turwana n'imbaraga zitari abantu, ahubwo turwana n'ibitekerezo n'imyuka yo mu kirere y'ahantu hirengeye cyane abantu batabona. Tukarwana n'ibintu tuba tugomba gufata mpiri mu buryo bw'umwuka, tukabigomororera Kristo. Haleluya.
Imana ishimwe cyane kuko yaduhaye umugisha wo kubana na pasiteri akatwigisha ijambo ry'Imana. Niba mwarakurikiranye ngewe ibyigisho bye narabikurikiranye kuva ku cya mbere kugeza ku cyigisho cya 11 kuko ubu ngubu turi hafi kugera mu bindi byigisho 12, 13 n'ibindi byose kuri iyi minsi. Rero atuganiriza uyu mukozi w'Imana yagiye atubwira ibintu byinshi uko twarwana n'intambara, imivumo, ibintu byinshi bitandukanye, ubusambanyi, ibintu bigose abantu. Imana imuha umugisha, nongeye kumushimira ngo Imana imuha umugisha hano ku Impuhwe TV kuko ni umukozi w'Imana kandi ubihagurukiyemo neza. Turi mu gihe rero cyo kwirinda korona virusi, ndagira ngo mubanze mufate agakoresho k'isuku kugira ngo tuze guhererekanya mikrofone neza. Ndaza kuza kwisegura ku bantu badukurikiye mbabwira ngo kuko ibiganiro dukora bizahoraho no mu gihe udupfukamunwa tuzaba tutacyambarwa. Utungutu ni ibintu by'amabwiriza ariko ntiwavuga ko bizahoraho, biri permanent, bizageza igihe cy'ubuzima bwacu, ntabwo ari lifetime, ahubwo ni ibintu biri temporary, ni ibintu biri temporere abantu bambara. Bityo rero nta ibiganiro kuko tubikora kandi bizajya kuri channel ya YouTube, bishobora kuzarebwa tukiriho twarapfuye n'abantu batandukanye. Muraza kutubabarira dukuremo udupfukamunwa kugira ngo ibyo tuvuga bibashe kugenda neza. Tumaze kwisukura, twasukuye ibikoresho byacu. Njya gutangira nakoresheje hand sanitizer kugira ngo ntangire, hanyuma turaza kugenda duhererekanya mikrofone. Ntago ari ukwangiza amabwiriza, ahubwo nuko nibwo buryo twakora muri studio ku bikoresho dufite, kandi tuba twabanje no kwipima iyo tujya kwinjira hano aho Impuhwe TV ikorera. Baba badusuzumye bakadupima tukamenya ko nta kibazo gihari. Rero amabwiriza yose turayakurikiza. Abantu benshi bagiye bakunda kunenga uko abantu baherekezanya mikoro n'ibiki byose, ariko impamvu bikorwa nuko ibiganiro dukorwa ntago ari ibyo muri iki gihe cy'icyorezo cya corona gusa, ni ibiganiro bizagumaho, nivuga butumwa rizagumaho nk'uko Bibiliya imaze imyaka ibihumbi. Ngira ngo ni bingahe Pastor? Bibiliya imaze imyaka myinshi, bimaze imyaka myinshi kuva Mose niwe wa mbere wanditse ibitabo 5. Urumva hashize Mose abayeho hashize imyaka igihumbi kugira ngo Yesu avuke. Kuva kuri Mose kugera kuri Yesu Kristo, urumva uyu munsi wa none imyaka 2000, imyaka 3000. Kuva kuri Abrahamu kugeza kuri Yesu ni imyaka 2000. Urumva imyaka ibirenga 4000. Urumva ko ari igihe kirekire Bibiliya yanditswe. Natwe rero turi gukora ibiganiro bishobora kuzamara n'imyaka n'igihumbi birebwa n'abantu. Bityo rero muraza kudufasha utudupfukamunwa tudukure mu maso kugira ngo abantu bazabe batureba neza badukurikiye. Imana ibahe umugisha. Tugiye kuganira noneho, tuganire tuinjira mu kiganiro cy'uno munsi. Pasiteri hari isezerano yabasezeranije abwiriza icyigisho giherutse, ndetse ari nacyo turiho nyine. Aravuga ati iki cyigisho giye kukizana kikumvikana neza nuko mba ndi kumwe n'umuhungu wanjye, nawe tugafatanya ivugabutumwa. Ndanezerewe cyane kubona umupapa n'umusore yibyariye w'umuvugabutumwa. Rwose ndumva ari ibintu byiza cyane. Nanjye Imana izampumugisha mu bana banjye nzagiremo abavugabutumwa cyangwa se abaririmbyi, kuko nkunda kuririmba n'itangazamakuru barikundi. Reka rero tubakire pasiteri, kandi nitumara no kubakira ndaba nifuza yuko muhita mukomeza mutwinjiza mu mavuta muri iki cyigisho cyanyu cy'intambara yo mu mwuka, mu kiganiro ubutumwa bukiza ku Impuhwe TV, ku biganza by'impuhwe, aho tugiye gukorera umurimo w'Imana, kandi twizera yuko abantu benshi bazahindukira muri ibi biganiro. Mbere yuko mbaho umwanya kugira ngo mukomeze, reka mbanze nsenge uyu mwanya tuwuragize Imana, kuko ntago tubikora gusa ngo tubone aba views kugira ngo YouTube izatwishyure gusa, tubikora ahubwo kugira ngo Imana yamamazwe, ndetse tuzanabashe no kubona n'ingororano z'ibidukora. Imana ibideremo umugisha kandi n'abantu bazabashe guhinduka. Mana turagushimye, tuguhimbarije kugira neza, tuguhimbarije ko ukiranuka.
Mana Data, tugiye kumva ijambo ryawe kandi rinyuze mu mukozi wawe. Turarisengeye kugira ngo uribemo. Ntago dushaka kugaragara gusa, ntago dushaka kugira ngo abantu batumenye, ntago dushaka kuba ibirangirire byo muri iyi si, ahubwo icyo twifuza ni uko umurimo dukora uzagira impact, uzabasha kubatura abantu, uzabasha gutuma abantu bahinduka, bakubaha izina ryawe kandi bakarikurikira, bakarimenya. Fasha umukozi wawe ugiye kubwira abantu iby'iyi ntambara yo mu mwuka, umuho amavuta, ubane nawe, umugirire neza mu izina rya Yesu, amen. Murakoze cyane umuyobozi w'igitangazamakuru Impuhwe TV gikorera kuri YouTube ndetse n'ikinyamakuru cyandika ibiganza by'impuhwe. Imana ibaho umugisha. Byavuye mu mirimo watangiye gukora nawe y'ibiganza by'impuhwe, aho watangiye ufasha abantu batandukanye. Nkumenye nasanze ukora iyo mirimo yo gufasha abantu, ndetse igihe kimwe wigeze uhaguruka ufasha umugabo witwa Nahimana, ngira ngo wagiye gukora ubukwe ku murenge nta nkweto afite, I think aho ngaho wo mu karere ka Muhanga. Rero Imana ibaho umugisha kuba uwo murimo w'Imana waragutse ukabugeje uyu munsi. Tukaba uyu munsi ari igitangazamakuru gikurikiranwa n'abantu benshi cyane. Mwanya narimo mvugana n'umunyamakuru w'igitangazamakuru nyine cyanyu cy'Impuhwe TV, Bagemahe Clement, arambwira ngo hari amakuru amwe mwatanze nimugoroba. Arambwira ngo amaze gukurikiranwa n'abantu barenga 1500. Bivuga ngo ngira ngo mu mwanya no kuri TV hari inyigisho imwe mwari mushizeho, ariko abantu bazakurikirana ejo tunabisegureho. Wenda bakurikiranye byaje gusa n'ibicangaho gatoya, ariko narebye mu minota mike nsanga imaze gukurikiranwa n'abantu barenga 70. Bivuga ngo utangiza ikintu, iyo utangije ikintu kiri mu mugambi w'Imana kandi ukagitangiza nta wundi mutima ufite, Imana yo mwishurira cyagura. Rero Imana ibaho umugisha, nicyo nanishatse kuvuga. Nkuko mwari mubivuze, bakunzi bacu mudukurikirana ku Impuhwe TV mu ijambo ry'Imana rikiza, ni ijambo ry'Imana muzajya mukurikirana buri munsi, kandi turizera ko tuzabikomeza igihe cyose, kuko ni umugambi w'Imana. Byafashe umwanya munini cyane kugira ngo tubigereho. Nkosora ni muri 2018 Imana yaduhaye iryo yerekwa. Twamenye na Serene muri 2017, ariko Imana yaduhaye iyerekwa muri 2018. Nico gihe yari afite ibibazo bikomeye, bamufungiye itorero, ariko nticyari igihe cy'Imana. Suko bamufungiye itorero kuko hari n'abandi bamufunze, ariko Imana yo yari izi ko uyu munsi agomba gukora ibi arimo akora uyu munsi. Rero nkuko Imana yabitubwiye, igihe cy'Imana kikagera, ubu mukurikirana ijambo ry'Imana rikiza ku Impuhwe TV. Ubundi ryitwa ijambo rikiza n'ibiganza by'impuhwe, niko Imana yabivuze. Imana yavuze ngo ni ijambo rikiza n'ibiganza by'impuhwe. Rero nagira ngo nkubwire ko hazaba gukira. Nyuma y'intambara yo mu mwuka tuzakurikizaho ijambo cyangwa se uruhererekane rw'ijambo rivuga isanamitima. Rero mu ijambo ry'Imana rikiza mu ntambara y'umwuka twagezaho tuvuga kwatura ijambo. Ijambo ry'Imana avuga mu gitabo cy'Imigani igice cya 18 umurongo wa 21, ravuga ngo ururimi nirwo rwica kandi nirwo rukiza, abarukunda bazatungwa n'icyo ruzana. Aha twarimo turebera ku mugozi y'umuvumo, aho umuvumo ari ibyago bituruka, ibyago bitera umuntu, umuryango, igihugu, ubwoko ndetse n'umugabane. Uyu mwuka, hari imyuka itatu igizana umuvumo. Hari umwuka w'umuntu, hari umwuka w'Imana n'umwuka wa Satani. Uyu mwuka w'umuntu bihera ku mubyeyi. Umubyeyi agomba kwatura amagambo meza ku mwana we. Abana bawe niyo babara ibigoryi, reka mvuge muri iyo jambo, ugomba kubaturaho amagambo meza. Twasanze ikindi, twarimo tunavuga no ku migozi ishingiye ku butabwa iva kuri karande, aho twatura abana bacu amagambo mabi. Wabona umwana uko avutse ngo dore uko gisa, ngo ntasa nabi wacu, ntasa nande. Aho narababwiye ko nje umubyeyi w'abana 5 abo mbyara. Uyu mwana ni umwana wanjye wa 3.
uyu umuhungu wanjye wa gatatu avuka. Uyu mwana afite ubuhamya bukomeye cyane. Namubyaye niga muri kaminuza, noneho niga muri kaminuza nafashe icyemezo cyo kutazabyara. Nagiye muri kaminuza mfite abana babiri, nasize umwana wanjye afite amezi 5. Rero nsanga umudamu wanjye sizakomeza kubyara muri ubwo buzima, kandi nari mfite imyaka irenga 5 kugira ngo nige ndangize kaminuza. Mfata icyemezo cyo kutabyara, mumbabarire mbivuge. Ndangije ngiye gusura madamu, ndamubaza, nari ngiye kumureba, ngiye muri vacances, mubaza niba atari mu bihe by'imihango. Arambwira ngo ntabwo abirimo. Ariko urumva nari narabiteguye ko ntagomba kubyara, kuko iyo nsanga ari mu gihe cya ovulation nari ngomba gukora ibindi. Nari umukristo ariko nsanga ntagomba kubyara icyo gihe. Ariko Imana niyo nkuru, Imana niyo ishobora byose, Imana irahambaye, Imana iratangaje. Icyaje kuntangaza ubwo naje gusubira ku ishuri, nyuma yaho nziko umudamu wanjye nta kibazo, nta ninde yasigaranye. Icyo gihe nta telefone zari zihari, muri 2003 nta telefone iwacu, nta telefone zari zihari. Iwacu hari mu giturage cyane, nubwo aho nari ndi mu mujyi wa Goma hari amatelefone. Madamu yanyandikira urwandiko, aragenda yandika urwandiko rwiza cyane, arambwira ngo wasize ntwite, kubera ko yari abizi ko namubwiye ko atagomba gutwita. Yari abizi ko nta gahunda nari mfite. Aranyandikira arambwira ngo wasize ntwite. Ngiye kubabara, Umwuka Wera arambwira, natangiye kwiga inyigisho za deliverance. Hari igihe twiga inyigisho z'agakiza akaba n'ibindi bintu tutazi. Reka mbabwire, abazungu reka ndeke kubita abazungu, abavuga butumwa, abamisiyoneri batuzanira ubutumwa, batubwiye ini party, agace kamwe kwivuga butumwa, batubwiye ibijyanye n'agakiza no kujya mu ijuru. Ibindi bijyanye n'ubuzima busanzwe, imibereho. Bibiliya ubundi ni imibereho isanzwe y'umuntu. Iyo ufatira ijambo ngo amagambo yatura azatungwa nayo, ngo ururimi nirwo rwica kandi rugakiza, aha iri jambo warihuriza n'agakiza? Ntaho warihuriza n'agakiza, ahubwo iri ni mu buzima busanzwe, amagambo twatura. Uwo munsi yampaye urwo rwandiko, ngiye kubabara, nibuka ijambo rivuga ngo umwana iyo umwatiyeho ijambo ribi arababara. Niho nakuriyeho ijambo kwita uyu mwana yitwa Niyongabo Etienne, mwita Niyongabo. Imana niyo ngabo, niyitegeka, niyishobora byose, niyigena. Twe ntitwagena, twe ntitwashobora. Uyu mwana araza kuvuka. Amaze kuvuka, yavutse ndahari n'undi niga. Yavutse agaragara mu buryo yavutse adasa nanjye, adasa na mama we. Abantu bahita batangira kwatura amagambo mabi ku mwana wanjye, ngo ntasa na se, ngo ntasa na nyina, ngo ntasi biki. Ariko avuka papa mukunda. Papa yakunda abana b'abahungu b'Abanyafrika bose. Papa aramukunda cyane, na mama baramukunda, n'umugore wanjye ntiyajyaga amufata. Ikindi avuka afite igikundiro kirenze urugero. Nyuma y'imyaka, urumva haje ku bintu by'intambara muri Kongo, ibintu by'ibiki bya eruption volcanique, bituma umwana tutabana. Twaje kubana nawe afite imyaka 5. Nyuma y'imyaka 5 umwana baje kubana nanjye, n'ubundi batangira kumwaturaho ya magambo. Noneho batangira kumwaturaho ngo dore ntusa na so, ibiki. Nari maze kumenya ibi, ndamuhamagara umwana. Yari n'umwana atazi ibyo ari byo, ariko umwana akomereka akiri muto. Ndamuhamagara ndamubwira ngo Niyonga, niba azajya bakubaza ngo urasa nandi, uzajya ubabwira ngo ndasa na papa. Umwana aragenda. Yari umwana muto w'imyaka 5. Yagera ku ishuri bakamubaza ngo urasa nandi, ngo ndasa na papa. Urasa nandi, ndasa na papa. Nyuma y'imyaka 3 nza kumubaza, bite se bigenda gute? Arambwira ngo papa ndasa nawe, ahubwo tuzajye kuri televiziyo, nje nawe nitubange tugaragaze kuri televiziyo. Ijambo yatuye hashize imyaka 10 risohoye uyu munsi. Niyo mpamvu kwatura ijambo ryiza. Ijambo rya kabiri yatuye, ngira ngo muze kumuha ijambo. Ijambo rya kabiri yatuye rikomeye cyane, ryabaye ikintu gikomeye. Umunsi umwe ndabicaza abana bose, yari muto, yari afite nk'imyaka 8 icyo gihe. Ndamubaza ngo Niyonga, ujye ubona uzaba iki? Arambwira ngo papa, njya mbona njyewe nzaba umuvuga butumwa, nzaba umupasiteri nkawe, ndetse nzaba umupasiteri ukomeye. Yego nanjye natangiye kubwiriza ndi muto, ariko wahageze abwiriza arandusha kubwiriza. Ahageze abwiriza,
ayo magambo rero yatuye turi mu ijambo rivuga ngo uzajye wiyaturaho ibintu byiza kandi watura ibyiza ku bana bawe. Ikindi natuye ku bana bawe, umunsi umwe nzagusaba Impuhwe TV muzadusure mu rugo. Abana banje yaba ari umukobwa ukurikira uyu nguyu ni umuvugabutumwa, umuhungu mukuru ni umuhimbyi, afite indirimbo zirenga hafi 20 amaze guhima, ntarajya muri studio, afite indirimbo, atangiye guhimba indirimbo afite imyaka 11, ni n'umuvugabutumwa. Abandi batoya bakobwa bato nabo bamaze kuvuga butumwa. Natuye ijambo rivuga ngo ubundi umwana w'umufundi, umwana w'umukanishi w'umukanishi, umwana w'umufundi akaba umufundi, umwana w'umushoferi akaba umushoferi, umwana w'umunyapolitike akaba umunyapolitike, umwana w'umutamzi muri Bibiliya y'umunyapolitike. Ngendera mu ijambo riri muri Yosuwa 24:15 havuga ngo njyewe n'inzu yanjye tuzakorera Uwiteka. Nashaka uzadusura Impuhwe TV tugira amateraniro, twebwe ngubu dukumbuye amateraniro yo mu rusengero kubera ko iwacu ni muri paruwasi. Iwacu turaterana, tugira amateraniro ya Zayoni, tugira Azafu, gusa ibyo tudafite n'ibyuma. Tugira ibyuma nico kibazo twagize gusa, ariko ubu ngubu dufite amateraniro yose turakora. Rero kugira ngo wenda hari mbwira abantu natangiye kwatura abana banjye ko arabavuga butumwa. Uyu yiga mu kigo cy'ababikira gikomeye cyane hariya Kiruhura, ariko bamugize pasiteri. Navuganye n'umubikira ubayobora arambwira ngo pasiteri, ngo uri se wa pasiteri, birashimisha cyane. None uyo ngendanye nabo cyangwa bagahamagara mu muhanda bajye bahamagara ngo pasiteri, akaba ari njye gahumva ari njye pasiteri, nkitaba bakambwira ngo rega ntabwo ari wewe, ngo n'umuhungu wawe turimo twita pasiteri. Rero kwatura ijambo ryiza ku mwana wawe, iryo wavuze ngo ndashaka ko abana banjye bazaba baririmbye, nuko wevuriwe cyane mu buririmbyi. Ndakuzi muri ADPR hano Kagarama, ndakuzi cyane kuri umuririmbyi, niyo mpamvu wifuza ibyo ngibyo. Amagambo, kwatura amagambo meza ku bana, kwatura amagambo meza. Yari bikara umusore umwe twangana, yari umwana twanganaga, nyina aramwatura ngo urakavuga ku gasozi, uwo mwana yaragiye turamubura. Sinshaka kuvuga izina rye, mbivuze turi kuri media abantu b'iwacu bahita babimenya. Nyina yaramwatuye aramubwira ngo uragapfa uko, sizibagirwa n'izina rye, n'ubu nacikwa nkarivuga. Uwo mwana aragenda, yari umwana muzima twariganye mu ishuri, nyina bangura akagwa ku gasi aragenda guyongiye. Rero kwatura ijambo ryiza ni ikintu cy'ingenzi, kwatura amagambo meza, kuko natuye amagambo meza ku bana banjye. Ubu mfite abana bavuga butumwa, ubu mfite dore uyu ni umuvuga butumwa afite imyaka 17. Reka wenda ndeke kwivugira, muhe utwibwire, uduhe n'ubuhamya buto, nurangiza usome n'ijambo uritubwireho gatoya, ndagaruka nza gusenga. Ubwo se ubutumwa buzaba buvuzwe ijambo rikiza. Murakoze. Murakoze cyane. Amazina yanjye nitwa Niyongabo Etienne, ndi umuhungu wa Pasiteri Sebineza Sanuma Felix, mu rugo duteka Kicukiro. Imana ishimwe cyane, ndashimana ko ngeze muri studio z'Impuhwe TV, turakurikirana cyane kandi turashima Imana. Imana yabwe icyubahiro. Rero nkuko babinsabye, ijambo ry'Imana yanateguye turisanga muri Yakobo ibice 3 umurongo wa 5 turageza ku murongo wa 6. N'ururimi narwo niko ruri, ni urugingo ruto rukirarira ibikomeye. Murebe namwe ishyamba naho ari rinini rite, uburyo ritwikwa n'agashashi gato cyane. Kandi koko ururimi ni umuriro, yemwe ni ububi bungana n'isi. Amen. Haleluya. Rero ino jambo yanateguye rivuga ngo ku rurimi, nibyo na papa araye kutubwira. Ijambo rivuga ngo ururimi, burya ururimi rurica cyane. Rero uyu Yakobo yashatse kugenya aravuga ngo murebe ishyamba kuntu riba ringana, ariko iyo ufashe agashashi gatoya ukagakiraho nk'umwambi, wa muriro wase uvuye kuri ka gashashi utwika ishyamba ryose, kandi n'ukuntu biba ringana. Rero bisobanura ko ururimi rwacu rufite capacity cyangwa ubushobozi bwo kwica ubuzima bwacu bwose. Rero niyo mpamvu natwe twasobanukiwe rero ko ururimi ari ikintu gikomeye. Tugomba kumenya yuko ikintu cyose twatuye byanga byakunda kiraba. Niyo mpamvu rimwe na rimwe ndi kumwe na mama, wenda nk'urubyiruko imyaka tugezemo, hari igihe nka mama akubwira ikintu wenda ukaba wacyanga mu buryo budakwiriye. Iyo ambwiye ijambo nkumva si ijambo ryiza, kuko nasobanukiye yuko ururimi byanga byakunda ikintu umubyeyi yakubwiye kiraba. Ngahita mubwira ati mama mbabarira kandi wongere unyature ijambo ryiza. Yesu ashimwe. Kandi mpita mufata nkamubwira ngo ndambikaho ibiganza, akongera akanyatura ijambo rizima. Nasobanukiye yuko ijambo umubyeyi akwatuyeho byanga byakunda biraba. Rero nshishikariza urubyiruko bagenzi banjye, tumenye yuko ururimi ni ikintu cyica cyangwa kigakiza.
ni ikintu ushobora kwica ubuzima bwawe bwose bugenda bugapfa ubusa, kandi wari uzi ko uzaba umuntu ukomeye, ariko kubera ko ijambo rimwe rikakwica rikakumara. Rero tumenye gucunga ururimi rwacu kuko ni rwo ruzadutunga, tumenye kurukoresha neza ruzadukorera ibihambaye. Yesu ashimwe. Rero ducunga ururimi rwacu, rubyiruko mwihangane cyane, mwubaha ababyeyi banyu, mujye mubwira ababyeyi banyu, papa nyatura ibi ngibi, nzaba umuntu ukomeye, nzayobora ibi n'ibi bizakubaho, ariko nakwatura ibintu bibi byanga byakunda bizakubaho. Rero tumenye ko ururimi rwacu rurema, kandi ururimi nirwo ruzakugira uwuriwe, n'ibikorwa bizakugira uwuriwe. Imana iduhe umugisha cyane, kandi Imana ibane natwe, tubohoke, tumenye uko ibyo twatura bizatubaho, kandi tumenye kwatura neza nk'uko bikwiriye intumwa za Yesu kandi n'abana b'Imana. Imana ibahe umugisha. Amen. Murakoze cyane. Reka nkubaze ikibazo gitoya, kugira ngo mu kigo cy'ababikira bakwite pasiteri byagenze gute? Wakoze iki kugira ngo, natunguwe no kubona umubikira ambwira ngo uri se wa pasiteri, byagenze gute kugira ngo ugere, kandi nari mbizi ko hariya byari bigoye cyane, byagenze gute kugira ngo ugere aho uba ujya kuba witwa pasiteri mu kigo cy'ababikira? Murakoze. Ikigo niga bakita St Mary's High School. Kugira ngo mbashe kugaragaza ko ndi pasiteri ku ishuri, icyambere nuko nagaragaje ingeso nziza. Akenshi usanga ko ibigo biba byigamo abana bo mu mujyi, hari igihe baza bafite imico mibi, ugasanga n'umuyobozi yakurebye akakubona ko utarezwe. Rero ngishikayo, kwa ko papa yantoje nkiri umwana, yarambwiraga ngo wa mwana uzitware neza, uzagaragaza izina ryiza, uzagerageze kubaka amateka meza, kuko niyo azakubakira ejo yawe hazaza. Rero ngezeyo ngerageza kwitwara neza imico yanjye, kuko ndi mu wa 4, ngerageza kwitwara neza uko mbishoboye, no mu ishuri nkagerageza gutsinda. Uko ngenda nzamuka, ubwo ngubwo bagenda bakureba, barebese abana twazanye niyo mico bafite, basanga mfite imico myiza, uko mbana n'abandi simbana n'abandi nabi. Usanga umunyeshuri aje kunsaba service runaka ndayimuha. Rero ibyo ngibyo bitangira gutuma nubaka izina ryiza mu bayobozi ndetse no mu banyeshuri. Bituma ngeze mu wa 5 batora abayobozi, nanjye barantora, ariko twari tusanzwe dufite itinda dusengeramo ry'aba Protestant, kuko ni ikigo cy'abakatolike, ariko badu umwanya wo gusenga, tugora tugasenga. Iyo mico iragenda igaragara ku bayobozi ko ari myiza, baravuga ngo uyu mwana afite imico myiza, bahera ko banyita pasiteri. Murakoze. Wenda ikibazo cya nyuma, uri ku Mpuhwe TV, ubu ngubu wasohotse mu itangazamakuru, ibyo watuye kera cyane, ndibuka twari mu Ntemabiti, wenda bene abantu wakuri Rusizi, niho babaye bakuri Rusizi, niho wambwiye ngo uzaba pasiteri. Umaze kuvuga ko uzaba pasiteri, mama wawe kubera yari yakomeretse kubera ubupasiteri, nzabaho ubuhamya, urugendo rurerure rwa gipasitore, urugendo rurerure. Uwo munsi abana batangira kwatura, yaratuye nyina ahita babwira ngo ntihazagira umuntu uzaba umuyobozi. Nicyo yavuze, begera nyina bakambwira ngo ibyo watuye ni mama bivuguruze, kuko aya magambo ntabwo ari mabi kubera ko bazi ijambo ryo kwatura. None uyu munsi wano nibyo watuye nyuma y'imyaka 10 birasohoye, nyuma y'imyaka 9 10 aho ngaho birasohoye. Uyu munsi wa none ujya wumva uzabiki, ujya wumva uzabiki, ujya wumva ubona uzabiki muri iyi si, ubona uzabiki. Wasanze igenda pastori ndi papa wawe, uyu munsi wa none wabwira abantu. Uyu munsi ntabwo ari njye urimo ubwira, kandi ntabwo ari umuyobozi w'Umwuka TV urimo ubwira, urimo urabwira abantu bagukurikiranye. Uyu munsi wa none uravuga ubutumwa, uyu munsi wa none urimo urabwiriza, ariko se urumva uzabiki, urifuza kuzabiki? Murakoze. Ngewe nkiri umwana niga no mu ishuri, ticyarambazaga ngo isi uzabiki, ko nge nakundaga teoloji cyane, numvaga papa yivuga ngo teoloji. Ntangira ndi umwana nkunda ibintu byo gusenga, kuko 2010 twarahuraga tugasenga, tukamara iminsi turi mu rusengero. Nge numvaga nzaba umukozi w'Imana, nge kuko numvaga bindimo, kandi numvaga Imana izabinshoboza. Rero ubu niga siyanse, ariko nge numva nzaba umwenjeniyeri w'umupasiteri, kuko njya mvuga ngo Amerika ifite abenjeniyeri, ariko nifite abenjeniyeri wa pasiteri. Nge nshaka kuzaba umwenjeniyeri, ariko ndi n'umupasiteri mbizi ubutumwa bwiza. Murakoze. Murakoze cyane. Sinzi niba ari ikibazo kintu ufite, nge ndazagaruka nsenga. Okay. Murakoze bakunze ba televiziyo Impuhwe, no kuri nge ndafashijwe muvuze ibintu bikomeye cyane, pasiteri n'umuhungu wawe
muvuze ibintu bikomeye, numva ndafashijwe, numva ndihannye, numva ababyeyi hari ikintu twize kandi tugomba gushyira mu bikorwa. Mbere y'uko pasiteri adusengera, ndagira ngo aze gusengera n'abantu bakunda kwatura ibintu bibi ku bana. Ubwo mwavugaga ndi kugenda nikontorora ndeba se ibyo mvuga ku bana cyangwa batura, cyane cyane abamama ni twebwe nyine, nk'uko yakonze kubibati mama yavuze ikintu kimeze gutya bigenda gute. Ibi bintu ndifuza ko ababyeyi, mwifuza ko abantu bakurikirana rwose, abantu b'ababyeyi bumvishije iki kiganiro cyabagiraho ingaruka, bakaba babasha guhinduka mu byo tuvuga. Hari igihe tuvuga amagambo mabi tuyabwira abana, urakamera gutya, umeze gutya, umeze gutya, umeze gutya na gutya, ariko bene data tubonye ingaruka, tubonye urugero rw'ibintu byaturirwa ku bana, ndetse ngira ngo iki cyigisho uzagitegure neza, kizaba ingaruka z'ibintu twatura, ingaruka z'ururimi, ingaruka z'amagambo. Yadusomeye yari muri Yakobo 3:5-6 ngo ururimi ni akantu gato ngo ariko rurica cyane, ngo rubasha gusenya. Ese ibyo tuvuga si no ku bana gusa, bibasha kubaka, bibasha guhindura. Imana idufashe rero, bana mudukurikiye, reka pasiteri tumuhe umwanya adusengere. Ntabwo tuba dushaka ibiganiro birebire cyane, tuba dushaka ibiganiro bigufiya ariko bihindura abantu. Kandi nongera kubibutsa ngo dufite passion, dufite umuhamagaro, twarahamagawe, dufite vacation. Ikintu cyamagurukije ngenda umucuruzi mu buzima busanzwe, nubwo naba ntafite n'akazi sinabura ibyo kurya, ariko kubera umuhamagaro urantuga cyane, unjyana kwiga teology, ndetse bakayabaza gukora iki muri teology, uba waje kugira gute. Ariko teology igituma nyijyamo nuko mfite umuhamagaro wo gukorera Imana, kandi umuhamagaro twese dufite no kugira ngo tuzagira ikintu dusiga ku isi. Nitupfa tukagenda tuhavuye muri no mubiri, abantu bazavuga ngo ariko aba bantu hari ikintu basize bubatse, hari ubutumwa. Kuko ngo ijambo ry'Imana tuvuga ngo abahinduriye benshi ku gukiranuka ngo bazarabagirana nk'inyenyeri. Imana ishimwe cyane. Ndagira ngo rero dusengere imiryango, usengere abantu, ababyeyi, usengere abantu bajya bavuga amagambo mabi. Twe kujya twigisha byo kwigisha gusa ngo bumve, ahubwo nk'uko ubikora neza ujye usengera n'abantu. Hari n'abakristo batura ibintu bibi ku bana, hari abakristo bavuga ati urakagira gutyo, urakagira, ukumva arabivuze. Ibyo ntibikwiriye. Abantu bakijijwe, ikidukwiriye no kugira ngo tujye twatura ibintu byiza ku bana bacu. Murakoze pasiteri, mwadusengera mugasengera n'abadukurikira bazumva iki kiganiro ku Impuhwe TV. Murakoze, Imana iguha umugisha. Reka tugusengere. Ushobora kuba waratuye amagambo mabi ku bana, uzayahindure, uwongere ubahamagare, ubasabire imbabazi, nurangiza nawe usaba imbabazi ku Mana. Kandi ushobora kuba waratuye ikintu kibi uyu munsi wa none, ndabizi neza ko umvise ko niyo ngabo Etienne yavuze ngo azaba umu-enjeniyeri kandi abe n'umushumba, kandi ibyo yatuye bizamubaho. Icyo wiyaturaho kizakubaho. Bera yavuze ngo abakunda ururimi bazatungwa narwo, nico ruzana. Rero wiyatureye ikintu cyiza, cyangwa niba warivumye, wariyatuye ikintu kibi, reka muri kano kanya uwo mwuka ukuveho. Niba hari wakuvumye, uwo muvumo kuveho mu izina rya Yesu. Reka dusenge. Data, mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, Mana turagushima, turaguhimbaza, tugushimiye umunsi wa none Mwami. Tugusabye imbabazi bwa mbere ko twagenze nawe bakatwatura ikintu kibi. Tusabye imbabazi ku bw'abana, tusabye imbabazi ku bw'abantu bakuru, tusabye imbabazi ku bayoborwa, tusabye imbabazi Mwami w'abami, tusabye imbabazi ku bw'abantu batuye ibintu bibi ku bana babo. Ayo magambo Mwami mabi tuyakuyeho mu izina rya Yesu. Turavuze ngo iyo mivumo ihinduka ubusa Mwami w'abami. Kristo waraje ngo ukure imivumo yose. Hari imitongero batongereye, hari amagambo mabi batuye, ayo yose turayahindura ubusa mu izina rya Yesu. Turatura ko Mwami Mana ikomeye, turatura amagambo meza. Turavuze ngo uyu mwana azabaho, uyu mwana azatera imbere, uyu mwana azagenda neza, uyu mwana ntazaba indaya, uyu mwana ntazaba mubi, mu izina rya Yesu. Limakotika ya marebo shandara baba, mu izina rya Yesu Kristo. Urakoze Mwami w'abami. Turamenagura imbaraga z'ijambo ribi, turamenagura umuvumo w'ijambo ribi, turamenagura iyo myuka oribo saya baba, mu izina rya Yesu. Urakoze Mwami kubohoye. Twatuye umugisha, twatuye gubwa neza, twatuye gutera imbere, twatuye agakiza, twatuye amahoro, twatuye gukira, twatuye kubohoka, mu izina rya Yesu Kristo. Tubisenze tubyiringiye kandi tugushima Mwami w'abami. Amen. Imana ibaho umugisha. Murakoze.